Abatagatifu duhimbaza ku wa mbere tariki ya 23 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2018. Turahimbaza mutagatifu Brigitte, turahimbaza mutagatifu Apollinaire umwepiskopi wabayeho mu kinyejana cya kabiri, turahimbaza mutagatifu Ezekiel umuhanuzi wabayeho mu kinyejana cya gatanu mbere ya Yezu. Turahimbaza mutagatifu Valérien umwepiskopi wabayeho mu kinyejana cya gatanu mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri aka kanya tugiye kuganira kuri bimwe mu byaranze ubuzima bwa mutagatifu Brigitte. Brigitte ni umupfakazi waje no gushinga umuryango w'abihayimana, yabayeho mu kinyejana cya 14 nyuma ya Yezu. Brigitte n'umugabo we bari abantu bo mu cyiciro cy'abifite mu gihugu cya Suède. Urugo rwabo rwabyaye abana 8, babatoza ubukristo kuva bakiri bato nk'uko ababyeyi babo nabo bari abakristo. Brigitte ariko umugabo we yaje gupfa maze aba umupfakazi. Yegukira guhera ubwo gukorera Imana abinyujije mu bikorwa bitandukanye by'urukundo no kwitagatifuza. Brigitte yaje kuva iwabo muri Suède yimukira i Roma. Nyuma y'umwaka umukobwa we mutagatifu Catherine amusangayo maze baribanira. Brigitte yari afite ingabire itangaje yo kwihatira gushyira mu bikorwa ivanjiri. Yabayeho mu buzima bwa gikene, asabiriza mu nzira no ku miryango ya za kiliziya, bikamuviramo gusuzugurwa n'abahisi n'abagenzi, bigera naho umunsi umwe igikomangoma cy'umuromani kimubwira ko atiyubaha ngo amenye urwego arimo. Brigitte yaramusubije ati Yezu Kristo yicishije bugufi atabanje kubibasabira uburenganzira. Mu gihe cy'imirwano ikaze n'amacakubiri byabaye yayogoje Uburayi, mu gihe cya Brigitte abapapa byabaviriyemo guhungira Avignon mu Bufaransa. Muri icyo gihe Brigitte yashishikarije abapapa kugaruka i Roma no gushikama ku bukristu, bagakomera ku ntama baragijwe. Mu byo yakoraga i Roma harimo kwita ku muryango w'abihayimana yari yarashinze witwa Les Brigittines, ukiriho na n'ubu cyane cyane mu gihugu cya Suède ahavuka. Brigitte ubuzima bwe hano ku isi umuntu yabugabanyamo ibice bibiri. Hari igice cyaranze ubuzima bwe nk'umubyeyi wubatse, hakaba n'ikindi gice cyaranze ubuzima bwe nk'uwihaye Imana. Brigitte nk'uko nabivuze yari umubyeyi wubatse ufite umugabo n'abana 8. Yihatiye cyane kwiga no gushyira mu bikorwa ibyanditswe bitagatifu. Ijambo ry'Imana rikaba umurongo we w'ubuzima, akabitoza n'abo mu rugo rwe bose. Kubw'urukundo n'urugero rwiza yahaga abana be
ndetse n'abo yari ashinzwe, yaje gushyiraho ibitaro bizajya byita ku bababaye. Igice cya kabiri ni icyaranze ubuzima bwa Brigitte ubwo yari agiye mu muryango w'abihayimana. Icyo gice rero kigaragazwa n'uburyo nyuma yo gupfakara yiyemeje kutongera gushaka kugira ngo anoze umubano we n'Imana ku buryo bwihariye mu isengesho, kwihana no gukora ibikorwa by'urukundo. Amaze guha abana be ibyo yabagombaga, yafashe ibyo we yari asigaranye arabigurisha, abyegurira abakene, abinyujije mu bikorwa binyuranye nk'ibitaro n'umuryango w'abihayimana yari yarashinze. Ubwo yari ari i Roma, Papa yemeye ku mugaragaro uwo muryango yari yarashinze, maze ukora ku buryo bwemewe muri Kiliziya. Nubwo bwose Brigitte yiyoroshyaga bitangaje, ariko yari n'umuntu ufite igitinyiro, akaba umuntu w'umukozi n'igitsure, kandi yari afite n'umwanya n'ijambo muri Kiliziya no mu buzima bwa roho z'ababikira bo mu muryango yari yarashinze. Brigitte kandi yasize n'inyandiko nyinshi. Ubutagatifu bwe n'ibikorwa bye cyane cyane birimo kurwanya amacakubiri yariho mu gihe cye, byatumye aba umutagatifu w'icyamamare mu Burayi bwose, bigera n'aho Papa Yohani Pawulo wa kabiri amugize umurinzi wa kabiri w'Uburayi. Abitwa ba Brigitte, Apollinaire, Ezekiel na Valerien bagire umunsi mwiza w'abazina babo batagatifu.